nta nubwo ari kera 2027 nta mwana n'uyu n'umwe uzaba kiraraho bwije abana bose bazatahuka bajye kwasa Ushatse kuvuga 2027 mu kwezi kwa 8 abantu babyandike bazampamagare nimba ngihumeka bazabimbaza ndahanura ibiteye ubwoba niyo yambwira ngo hanura ko isi yubamye nkanswe umudugudu babivuga Yese ariko umwami uri hejuru y'abandi bami yavuga ukatinzamo yavuze jewe nitembereye mu ijuru natunguwe nuko inzu y'umuntu yanditseho amazina ye wende yo nindi topic ngo wagiyeyo njewe Theogene niba mbesha Imana impane byiteka nararitambagiye uyu Mariya abantu birirwa basuzugura twaribonaniye Joseph naramwiboneye Moses twarahuye Mariya wabyaye Yezu naramwiboneye abahantu muri departement ye utazemera kugendana n'aya mahame sibyo cyane ko bigiye gufata umuvuduko uri hejuru muri ibi bihugu byacu bya Afurika badutegere iyi ni ya propaganda y'umubare 636 uzashyirwa ku bantu yes izi ni inzira zo gutangira gutocaringa itorero aha rero niho caguwa iratangiye ubwo noneho ndahanuye noneho bana bya bindi abantu bigira ubwo ndahanuye yego iyo umwuka manutse ndabimenya iyo ari te uvuga nabwo ndabimenya yego ni teste harageze rero bya bindi mwigira ngo muri abameto ADPR gasakuza abadive bakisakurisha hariya bakivugisha abazemera kujya ubundi uratuma mvuga ikintu ntashakaga ariko kuko ariyo nzira reka nyivuge Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe hanyuma buriya ikindi kibazo nabibaza dushobora kuba biriya bintu barabihanuye urumva aho intambara y'Uburusiya ibereye na Ukraine ibintu byinshi byarahindutse ni na nyuma ya Covid ibintu byinshi byarahindutse niyo ujya mu mibare isanzwe utiri ujya mu bintu by'ubuhanuzi wari kubona ko hari impinduka izabaho kandi itari nziza igira ingaruka mbi ku bantu icyambere esansi izamutse kuko naho tugera tuyicukura esansi izamutse n'ibindi bintu byose bigomba kuzamuka hanyuma wenda abantu bakavuga tuko biri kose hari igihe ubivuga ushingiye kukubona wenda ibiciro ku isoko bigenda bizamuka kandi si hano mu Rwanda gusa bigatuma abantu bavuga batuko biri kose bira ntabwo ari ubuhanuzi wenda ni hiti ibintu nk'ibyo ubivuga iki kereka yaza ko bari nk'umuntu wenda nk'umuyobozi mukuru w'ingengo y'imari y'igihugu wabihanuye ibyo niwe babibaza ko niwe uzi uko ikigega gihagaze jewe rero ndi umuhanuzi sibyo kandi nubwo wenda namenya ngo ibiciro byazamutse ku isoko ariko ntago nzi muri ekonomi y'igihugu uko byubatse iyo nza kuba mbazwa ndi nko mu nteko sibyo ndi mu nteko ishinga amategeko cyangwa umutwe w'abadepite cyangwa mu basena nakagombye kubazwa iki kibazo kuko nakagombye kuba nzi ngo ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2023 ihagaze kuri uru rwego sibyo nje rero nkorera ministeri nkorera ni itangazamakuru y'ijuru mu ijuru rero bareba uko ibizaba kuko twemeye gukorana n'iyo ministeri bakaduhagurutsa tukajya gutanga ayo makuru sibyo uyu munsi rero umugenzuzi w'imari ya leta ni uzi uko mu kigega bimeze none se niba ikiro cy'ibirayi ari 1000 urumva yari impamvu yantera guhanura kubera ko cyahoze kigura 300 okay nta bari kubimena se kandi kigura 1000 si benshi uko ariko barahari so ntago ari impamvu zikura abantu muri Kigali ese ubundi impamvu zizabakuramo nizi impamvu zizabakuramo ni ku giti cyabo bakijyana ese nta barata
rega mwe mubona binjira nimubona basohoka sibyo nagusubije nguhe urugero Theogene wicaye hano hari ibiryo byakurira simvuze induru urugero ubugari kawunga umuceri sibyo kindi ni iki kubera ko utabikunda banza unyumve simbikunda pe ariko kuba bikunda iyo hazamutseho igiceri cya senkani ni ikibazo sibyo mu yandi magambo ibirayi niyo byagura miliyoni hari umuntu utazi utesha umutwe ngo byahenze ngo ni miliyoni ni ihame niyo byagura miliyoni imwe ikiro we afite uburyo yubatse azarya ibirayi uko bizaba bimeze kose uko byagenda kose uyu muntu rero wananiwe gusiporuta iriya ekonomi awuti dara vire sorute dora vire sorute hanze nk'ubu ngewe nta mwuka wo kwiyemera ngira nize amashuri 3 ya primaire sibyo mu wa 4 nizemo icyumweru kimwe ariko hari uburyo ushobora kuba utarize ukamenyana n'abize iyo wicaye mu bize rero ntabwo washobora kwirukana bize n'abatarize unsanze mu nteko ishinga amategeko n'urugero ndi umutumirwa wo kubwiriza ijambo ry'Imana sibyo noneho wowe ukinjira muri sare umbonyemo uvuga uti ese Theogene ageze mu nteko gute kandi njyewe ndi umutumirwa icyo gihe rero nageze mu bize ntabwo ushobora kumbwira ko ntize gute utinyuka kumbwira ko ntize ndi hagati y'abantu bize ntabwo bishoboka sibyo ahubwo imyitwarire yanjye n'imivugire yanjye na karagiteri yanjye niyo yerekana uwo ndi we ikiri mu muntu rero kizamwirukana mu mujyi wa Kigali ese Kigali zabamo abantu b'abakristo gusa ariko se aho nawe ntabwo nzi icyo umbajije ikiri muri uyu muntu cy'ubwacu kizamwirukana muri Kigali agende niba mba mu cyumba na saro inyuma y'umujyi wa Kigali nkaba nishyura 40,000 icyumba na saro inyuma y'umujyi wa Kigali ku nkengero aho ubwiza bw'umujyi bukatira sibyo wowe uri Nyamirambo kati vile ndani ya mujyi chambrette yawe igeze kuri senkani byanze bikunze sibyo barakubwira kuringaniza urubyaro uti mu izina rya Yesu abazimu bashye ni icyaha kandi leta yo biri mujye na migambi ya leta wowe rero utijeti wayiranda uwiteka ntabyo nkozwe okay ubwo rero ntabwo nzi igisubizo uragifite aho ugomba kujya kuzuriza iyo si Imana yavuze ngo mubyare mugwire mwuzure isi aho uzayuzuriza ajya kuhashaka wenda njye w'isi yanjye yaruzuye sibyo wowe rero niba isi yawe itari yuzura winkangurira kubyara kandi njye w'isi yanjye yaruzuye cyakora ibyo byo umuntu yabyumva niba kutabyara ari icyaha ese niwemera ko Imana yo wenda ishobora byose ko ishobora kumufasha wenda akanahaba harera Imana okay baharera Imana nabanza bamwita nabandereye abandi nabawamurera ubwo barahari ariko ntago ngiye nkeneye wamurera sinshaka na harera Imana ahubwo hatanga Imana hanyuma duse n'abasubira inyuma wavuze uti ikizira kinje ahera atabubwe bingibi muri kubona ni inzira ziri guharurwa ibikomeye ntibiraza hano kunyarwa ku gihe hari inkuru ifite umutwe ugira uti Papa Francis mu nzira zo guhesha umugisha abatinganyi muri kiliziya yes iyo nkuru abarayibonye wenda reka nse n'uwihuta ngere aho yabivuze ariko inkuru iragira iti umushumba wa kiliziya Katolika ku isi Papa Francis yasabye abasenyeri ubwo bo muri Katolika nyine bo muri Katolika kwakira abaryamana bahuje ibitsina ndetse abashaka kubana nk'abashakanye
bagaheshwa umugisha ariko ntibyitiranwe n'isakaramento ryo gushyingirwa. aha urakoze cyane. Ahubwo mumbarize papa ngo urubatse. Uwo watanze ayo mabwiriza mu mubaze ngo urubatse. Oya ariko urumva uriya we biba bifite inzira bicamo. Nanjye ndabaza papa arubatse abantu muba mwisi. Papa agira umugore wapi? Nese waba utazi agaciro k'umugore ugategeka abantu ko babana bahuje ibitsina? Wari wambara isogisi utafuze ngo mve uko bimera? Ntabwo biba byoroshye. Wari wataha ugasanga yahishije? Kareka Ibi nta critique mbishiraho, hana comment mbishiraho. Ubundi uratuma mvuga ikintu ntashakaga, ariko kuko ariyo nzira reka nyivuge. Mwatuzaniye Bibiliya mutubwira ko ari ijambo ry'Imana, sibyo? Yego. Turayakira mushinga za Kiliziya Gatolika muri 1903 Mibirizi Cyangugu. Hanyuma iyi mibare izanwa n'Abadage, inyuguti zicurwa n'Abadage, muratuzanira. Mwirukana gakondo z'Abanyarwanda, ya migenzo yacu mutuzanira yanyu. Iki kinyoma rero mwatwikiriye imyaka n'imyaniko mubeshya Imana, nicyo kigiye kubirangiriza. Sibyo? Burangewe Theo nemezwa n'umwuka gusa ko ndi umwana w'Imana, ariko sinemezwa na Bibiliya ko ndi umwana w'Imana. Impamvu nuko mu bakoze Bibiliya bo ubwabo bafashe decision yo gusenya ibyo bubatse muri izi nyandiko. Abantu banyumve neza. Yego. Ibyo mvuga simbivugishwa n'amashuri nize. Mbivugishwa nuko umwuka yamishuriye. Yego. 2015 ngewe nitembereye mu ijuru. Natunguwe nuko inzu y'umuntu yanditseho amazina ye. Wende yo nindi topic. Ngo wagiyeyo? Ngewe Theogene niba mbeshya Imana impane byiteka nararitambagiye. Uyu Mariya abantu birirwa basuzugura twaribonaniye. Joseph naramwiboneye. Moses twarahuye. Mariya wabyaye Yezu naramwiboneye. Aba ahantu muri departement ye. Iyo nindi topic. Abantu buretse gato abantu batandukanye theology n'umwuka wera, abantu batandukanye politike y'idini n'umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka gusa nibo bana b'Imana. Yego. Hanyuma ugendana n'amategeko ategetswe n'idini ni ikivume. Iryo jambo nzarishaka ndumva riri ahantu mu Befeso. Nzarihiga. Yego. Uyu munsi kuba papa afashe iyi decision, ibi birashaka gusohoza ubuhanuzi bwa Daniel n'ibyahishuriwe Yohana. Si muri kuvuga gupfa. Ese umuntu apfa kangahe? Waruzi ko aho kuntocaringa unyica yicarubozo, wanyica direct ukamvanaho? Ibi ni ugutera trauma mu mitwe y'abantu. Iyo bavuga ngo papa nyiri ubutungane, Yego. wati nyiri ubutungane ni titre and bishop ça c'est révélant. Aya matitire mwihaye, aya mazina mwiyita atavuye ku Mana, ari nabyo ndi kuzira. Ngo nahangaye amavuta, ngo natinyutsa batarabo gutinyukwa, nubahutsa batarabo kubahuka. Aya mazina mwihaye iyaba mwayahuzaga n'umuhamagaro uri muri mwe n'ubushake bw'Imana, iyi si yagira amahoro. Sibyo? Perezida Putin w'Uburusiya
akomoka ku mugore wa gatatu wa Burahamu witwa Ketura. Wabikuye ese Genda gake. yego Uyu munsi azengereje isi ari umugabo umwe. Kubera iki? Isezerano rikomoka kuri sekuru Aburahamu. Sibyo? yego Iyo bavuga amatorero 7 yo muri Efeso ni bande? Amerika, Uburayi, sibyo? Ariyo Roma, Ubwongereza, Uburusiya, Korea y'Amajyaruguru, Ubushinwa, ibihugu 7 bifite inama ikomeye ku isi bifata ibyemezo mpuzamahanga. Kugira ngo papa ahagurukiremo rero ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Iyi ni ya propaganda y'umubare 666 uzashyirwa ku bantu. Yes, izi ni inzira zo gutangira gutocaringa itorero. Aha rero niho caguwa iratangiye. Ubwo noneho ndahanuye noneho bana bya bindi abantu bigira. Ubwo ndahanuye. Yego Iyo umwuka manutse ndabimenya. Yego. Iyo ari te uvuga nabwo ndabimenya. yego Ni teste harageze rero. Bya bindi mwigira ngo muri abameto ADPR gasakuza abadive bakisakurisha hariya bakivugisha. Abazemera kugendana n'amahame yo kutagendana n'uyu mwuka w'ubutinganye. Iyi ni antikristo. Ça c'est la testimony yo gushira mu bikorwa icyitwa antikristo mu buryo bweruye. Nta handi rero bigomba guturuka he? I Roma, inyamaswa y'amahembe 7. Sibyo? So gupfa muvuga, gupfa seri gupfa biruti bimuri kutuzanira no. Reka je mfuye ntacyo mpomba nta nicyo nunguka. Nungukira he napfuye mpomba iki napfuye. Aho kubaho ndi intumbi rero napfa nkarangira. Umuryango ukandirira setu bigashira. Ni ukuvuga ngo iki ni igihe cyo gutangira gutoteza itorero. Riratangira gute? Niba babyohereje mu maeglize hari abatazabyemera. Yego Mu yandi magambo bagiye kuvuka intambara y'amadini. Abantu banyumve neza. Hari abantu bamize Kristo nk'umwami n'umukiza. Bakwemera ugakerera nanjye ndimo. Kumbwira ngo wowe mu izina rya Yesu utazemera kugendana n'aya mahame. Sibyo? Cyane ko bigiye gufata umuvuduko uri hejuru muri ibi bihugu byacu bya Afurika. Badutegere ku bukene, badutegere kuri technology, yego badutegere ku bushobozi bukeya dufite. Rero aba perezida batazashobora kurwanya ibi bintu bazafatirwa ibihano. yego Niba fatirwa ibihano ntago rero bazemera ko abaturage babo bicwa n'inzara cyangwa n'ubundi buzima. yego Mbonereho gushimira hano iwacu bavuze bati twihesha agaciro. Iryo jambo ndabasabye bazaririnde. yego Sibyo? Twihesha agaciro nk'abanyarwanda. Gaciro urakihesha nawe ukaguha. Muzehe turi kumwe. yego Sibyo? Noneho uyu munsi gute umuntu kurusha ibiryo akurusha imbwa. Ukurusha amafaranga kurusha imbaraga. yego Ukurusha ijambo kurusha inshuti. Niba papa nyir'ubutungane ari wasohoye iri tangazo, yego uwatinyuka kurirwanya isi yose izamuhagurukira imurase. Sibyo? Nitanamurasa bafite aho bazamuhimira. Uko kumuhima rero kuzashira icyo gihugu mu ngaruka z'uko atemeye ibyo bashaka. yego Hanyuma wa muntu rero Kristo yabwiye ngo abazampamiriza, umvira haleluya, Amen. Uzatinyuka kumpamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Niri jambo rigiye gusohora. Ahubwo Theo hari akandi kantu nasomye muri Bibiliya ntarinzi. Uzi ko buriya ngo ku bantu
bizera cyangwa se bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bakabona ubugingo. Yes. Buriya ngo ibi bihe nubwo bikomeye koko ariko buriya ngo ntago byagombye kuduhamura ahubwo nibitwereka ko umukiza ari hafi. Aha rero niho ndi kubwira aba bari kuntuka barimo ba Ezekiel na ba Juste bafite ayo matitire. Aya matitire ntacyo amaze nta Yesu. Nta mwuka wera titire ni nk'ikigarasha nta ni nk'icyenda cyashaje ugenda ugafura ukongera ukajyana muri dayikirina bagashiramo izindi produit bakaguha ngo baguhanaguriye. Uzareba ipasi ntigorora umwenda ariko ipasi nicyo kintu cya mbere gicuye umwenda. Buri ipasi zirana n'irangi ry'umwenda. Umuhanga arafura yamara gufura agatera amazi cyangwa agahengera hakonje agaprofita amahumbezi. Icyo rero shaka kukubwira muri ibi bintu sibyo iyo mvuga ngo nakwemera ngapfa mba nzi impamvu. Mu yandi magambo nari ndimo mbabwira inkomoko y'intandaro sibyo papa agiye guhamagara ibi bihugu birindwi bikomeye ku isi sibyo njya numva za yase n'ibindi umuryango wa Commonwealth n'ibindi ndabyumva. Ubwo abasesenguzi mu bya politike bo barabizi kundusha nabize theology ariko iyo ngiye mu mwuka nkafata Bible Bibiliya igaragaza itangiriro n'ibyahishuwe ariko iherezo barariduhishe noneho mbavumburira akantu mwahishwe muri Bibiliya bagaragaje itangiriro batwereka n'ibyahishuwe ariko baduhishe iherezo. Herezo ry'isi nuko izarangira no banzu nyumve neza bo batwandikiye itangiriro batugereza ku byahishuriwe Yohana sibyo yewe n'ibyahishuriwe Daniel ibyo Daniel yeretswe sibyo aha rero hagiye gusohoka Bibiliya itarimo Ezekiel kuko yahanuye ibikomeye itarimo Yeremiya ko yavuze ibintu bikakaye itarimo aba bahanuzi bakuru Bibiliya ivuga freedom ukwishira ukizana. Redi yamaze no gusohoka mu icapiro igisigaye no kuyisensibiliza kuyikwirakwiza sibyo kandi iyo ngiyo abantu bayiyoboka tega amatwi kubera rero ya mateka yacu yo hasi muri base y'ubuzima hahandi Theo mpanura ibintu ngo mumufunge ngo yahanuye ibikomeye ngo yakanza abaturage kandi bikomeye nibyo bitera abantu gukanguka ahubwo bagashaka umuti wo kubyirinda n'ubundi sibyo niba Imana ivuze ngo umwuzure mu gihugu ugiriwe amahirwe urabimenya zirika ibisenge nibyo cukura umusingi wowe uri kubaka witubura sima wireba ubushobozi buke ufite gura sima ihagije umenemo umucanga umanure mwibuye ushaka umufundi wabyize noneho ufashe 5 haye sibo 3 umudugudu icyatanu umunyerondo hanyuma se uriya mwuzure nuza ngo bakureke wubake leta rero yagira iti ngo igihugu cyanga abanyegihugu hanyuma se kikungukira hehe niba kidakeneye abaturage bundi umupfapfa nezezwa n'ibyo akora ariko umuhanga ashimishwa nuko bamukosoye sibyo umupfapfa ashimishwa n'ibyo akora none ndumva uri mu mwuka ariko umuhanga akanezezwa nuko bamukosoye. Urumva hano ibintu biri gupfira we baragukosora ngo ngiye ngo baramiga ngo ninde kugenda nta muntu ngendaho n'ufite gahunda yo kungendaho ashirema agatege ntawe. Hanyuma tugaruke rero aha rero niho ibi bintu bizinjira mu madini yose kandi hari n'ibintu byagiye byigishwa ubumwe ibyo bita ubumwe bw'amadini gushyira hamwe. Nibyo navuze abantu ejo bundi batangira gukritika ngo nzanye ngo ivangura ngo mu Rwanda urabona ndi umuntu wazana ivangura murebe noneho impamvu ADPR si ryo dini ry'ikigugu dufite mu Rwanda hari irindi se oyarahari katolika yahese abadventiste erega katolika mubona hano nta mbaraga ifite imbaraga zayo ziri Roma
urumva ni irya kera. Okay. Mbwira umurenge uri mu Rwanda utari mu rusengero rwa ADEPR. Banza ntawe. Wawukura ese. Mbwira akagari mu Rwanda katari mu rusengero rwa ADEPR. Wakambonera ntako wabona. Noneho nguha amakuru. Nujya mu mwuka ukava mu mubiri. Yego. Igihe cy'ibyahanuwe byo gutotezwa kw'itorero. Iyo rero ndi imbere y'akamera nkavuga ngo nta torero rihari, ibintu ni amadini, ni amaduka, ni amazu y'abajura, ni inzu z'abambuzi, ngo nasebanije. Niki se navuga? Urusengero rw'umuntu ni umutima we, kuko ni habitse iby'ubutunzi bwe. Yego. Hanyuma ibimubona ni inyubako z'amaboko y'abana b'abantu. Iyo rero batubwiye ngo muzirikane guterana kwera, nta guterana kwera kurabaho. Hariya ujyayo ngo nupfa bazaguhambe. Nubatizwa bakubatize. Nukora ubukwe ubakenere bagutwerere bagushyingire. Nta kindi torero rimaze doraho nda. Ni ibintu bitatu. Inshingano z'itorero ku mukristo ni ibintu bitatu. Harimo kugushingira, aho icya mbere ni ukukubatiza, cya kabiri ni ukugushingira, cya gatatu ni ukuguhamba wapfu. Uzambonera icya kane azaza ndeba. Kandi yigishirizwa ijambo ry'Imana. None subatizwa ritagutsinze. Uriya mubatizo ukomoka ku ijambo wumvise, ugatsindwa ukemera ukabatizwa. Ko nicyo Yesu yaduhamagariye, mugende mu mahanga yose mwamamaza inkuru nziza cyangwa ubutumwa bwiza. Abazemera muzababatiza. Icyo rero igikorwa cya mbere kibaye ni ukubatiza. Habatizwa iki rero? Umuntu wemeye. Yego. Sibyo? Nibyo. Hanyuma uyu muntu ukamushyingira. Hanyuma yapfuye umuha batisimu. Gifuti ya nyuma itorero riguha. Kwa padiri ni twatuzi bakunagaho ngo nayimigisha. Iba bayakomandinga yese imbizi byose njaraho no kubyinjiramo. Hanyuma na turabo padiri. Buriya rero abantu barabajijisha bakanabacanga ariko ntimubavumbure. Aravuze ngo wavuye mu gitaka usubiye mu gitaka. Ni kuvuga ngo iki? Ibintu byinshi muri religion byubatswe n'ikinyoma. Noneho iyo ushatse kugaragaza ukuri nibwo rero uba ikibazo muri societe. Bagatako kantu mu gashake karimo karamena umuceri. Nicyo cyatumye rero bari abahanuzi ba kera bababaga, abandi bakabamanika, abandi bakabasyamo ibiryo by'inkoko. Ba Yohana bakajya gufungirwa mu kirwa Potimu. Urumva? Kumena umuceri, gushira ukuri. Uyu munsi niba uri umupadiri cyangwa umubikira, ugasaza ukagera mu zabukuru, ntago bemerewe kukureka ngo widegembye. Hari ibigo babajyana mu i Burayi, hari ibigo babashiramo kugira ngo ataza kwisanga muri societe hano hanze akamena amabanga ya Kiliziya Gatolika. None se reka nkubaze, reka mbanze mbere yuko mbaza. Umuntu agize ati dore ntama w'Imana, dore ikiza ibyaha by'abantu. Yego. Sibyo? Afashe umukati arawushimiye. Ku mutsima arabahaye ntacyo abahisha. Ariko ku cyo kunywa agotomeye wenyine. Kandi ababwiye ijambo rivuga ngo mwakire munweho mwese. Ukuri kuri hehe? Ngaho nimuze mu nyice niba hariho nabangamiye. Ukuri kuri he? Iki ni ikimenyetso cy'amaraso yanjye agiye kubamenerwa mwebwe n'abandi bose. Mwebwe n'abandi bose uzi icyo bisobanura? Nabo muzabyara. Yego. Bazanywera kuri iki gikombe. None ubahaye umukati gusa. Ku cyo kunywa rero ugotomeye wenyine. Abanyagatulika muzapfana amatsiko yo kumenya kari akantu padiri asoma ni agaki. Na bugingo uze mubishira muri commentaire. Uze kureba. Benshi baribaza kari akantu anywa ni agaki.
ese buri abantu bamuhereza se ntibakazi bo abo none se kuki ibyo rero aha urakoze cyane ibyo bimaze imyaka n'imyaniko bihishemo hara muri tiriwari iki ni igihe rero cyo kubikuramo mukabituzanira ku mugaragaro. Aha niho umuhamya wa Kristo rero azagaragara. Ibi mwigira mwirirwa mukubitana amabuye n'imijugujugu ngo muri ba poso muri bande niho tuzabamenyera. Umuhanga rero wo guhamya Kristo natangire none abyitoze abisengere ajye kuri machine umutwe we bawuforomate ashiremo izindi application nshasha zo kujya gushaka uyu mwami Yesu, kuko n'ikiboko kizavuga bakubonane Bibiliya yera usobanura aho wayikuye mbere yuko baguha gatute. Byaranatangiye ishuri ry'abahanuzi muri ADPR ntiryatamba biriya ntaho wabihuriza biriya kugira abantu buretse kubera ko hari uri umwadeperi ndi umwadeperi. Iyi ni deba y'abadeperi. Abantu mudukurikiranye kuri kamera ntago ndi umwanzi w'itorero. Nanabwiye Imana ngo ADPR zampamba wenda ikintu kizangoraho nge nayo ni ugushaka undi mugore. Sibyo? Oya ntago napfura urupfu. Oya ngomba kurongora vraiment. Buriya hari ibintu abantu babeshya. Agakiza k'umuntu wibana ndakazi n'agakiza k'abantu babana ndakazi. Sibyo? Ubu iyo abari mu rugo ntagomba mpombanye gutya kandi nukuri ntabwo ari uko Imana yanyimye ibiryo. Sibyo? Ngewe ndabe azagira uvuga ngo impamvu ngo arongoye ngo nuko bamutenze. Oya ngomba kurongo nta nubwo ndenze uyu mwaka kwanza. Uyu mwaka tugiye gutangira 2020. Oya ngomba kurongora ngiye ntago njya nishushanya nkoze muri ribuyuse ngira urukundo ngira amaranga mutima kameme du umuntu ntago ujye ibyo ariko akuzi kuryama umuntu akakubaza ngo waramutse ute. Gahunda z'uyu munsi ziteye zite nta kintu kiryoha nko kwa parisogisi bagufuriye. Biryoshye ibyo ubwo rero nzabaza izina muri iyi minsi ntazanesha umutwe azahite yumva vuba. Twikomereza ikiganiro. Ni ukuvuga ngo abantu badukurikiye batwumve neza icyo bita gutoteza itorero rya Kristo ntago bazaritoteza bira mupangu. Bitangira gake buhoro buhoro. Sibyo? Hani wacu niba bitangiriye muri ADPR idarapo rikazamurwa wayikuzamurwa rero aha ntabwo abantu ngo baba bashaka ko mpavuga kubera iki ryarazamuwe ku manywa y'ihangu isi yose irera. Buretse nze ririya darapo buretse ntirishobora kuba atari n'iry'abatinganyi. Buretse genda gake si wowe unshotoye ngo inkuru za Roma si wowe uzizanye. Genda gake ya rero buriya igihe ntigipfa no kwandika inkuru zitazi neza. Okay ntago mbizi. Nubona utewe n'abantu batatu mu nzira cyangwa batanu bakakwitambika ntuzarebe ubwinshi bwabo uzareba amagafite amahane bishingikirijeho kubarushya abari kutera ingumi iseri ry'amenyo ritakaze hasi. Abandi bazo iyo kirutse abandi bavuga bati kingi twari twizeye hanga haratibitse rero mureke duce isheni. Urangije ADPR mu Rwanda akayirangiza akayishira hasi hanyuma ushaka kumbwira ngo Miracle Center Ministries uzi ko musetsa uwisha umutwe amaguru ntava aho ari. Icyo mbivugiye urakize 88% n'ibice 9 muri uru Rwanda rwacu. Yego aya madini mubona mwita inzaduka avuka kwa se ADPR amenshi. Wanyumvise? Uyu munsi rero abana bararizwa
nuko umubyeyi wabo arwaye nicyo kibazo abana bafite yego kandi mu buhanuzi mfite nuko aba bana bazatahuka bagasubira ku gisekuru buriya se nta nubwo ari kera 2027 nta mwana n'uyu n'umwe uzaba kiraraho bwije abana bose bazatahuka bajye kwasa ushatse kuvuga 2027 mu kwezi kwa 8 abantu babyandike bazampamagare nimba ngihumeka bazabimbaza hazabikize bisobanure neza nta mwana uzaba kiraraho bwije bishatse kuvuga iki ubu budini bwose uri kubona uzaba bwaratahutse kwa se muri ADPR umwaka wa 2027 ntabwo ngira ururimi runyerera Izayi unyumve neza aba bana bose ubona bazatahuka kandi abambere igiciciri cya mbere cyaratahutse 2020 covid irangiye igiciciri cya mbere cyaratahutse igiciciri cya kabiri igiciciri cya mbere cyatahutse mu nkundura yo kugabanya akajagari k'insengero igiciciri cya kabiri gitahuka covid irangiye cya gatatu kizatahuka mu mpera za 2026 turi 2024 2026 mu kwezi kwa 8 oya waruvuze na 7 tega amatwi ndabyibuka ibyo navuze 2026 mu kwezi kwa 8 hazabaho igiterane cyitwa muhembura imitima 2026 mu kwezi kwa 8 hazabaho ibiterane byitwa hembuka muhembura imitima musa n'imitima y'abera muhumuriza abantu banje mubabwira iby'i Yerusalemu haleluya kan eli blessed that we been for muhumuriza abantu banje mubabwire ko bishize nibwo buhanuzi buzaba buhari niryo somo rizaba rigezweho 2027 yego mu kwezi kwa 6 bishira mu mpera nta mwana n'uyu numwe w'idini uzaba kiraraho bwije ubwo nshatse kubwira ngo ubu budini bwose uri kubona uzasubira ku gisekuru ku isoko indani aho rero niho ADPR Pentecote imwe y'igitambaro imwe yo kwambara ibikuruta hasi ya yindi yo kuguterura akakujugunya hanze mu gihe uvuze Imana yabo nabi nibwo izavuka yongere kugaba amashami muri uko kugaba amashami rero iki kintu muri ho mubona iki cya ngo abatinganyi ngo ba papa nabande n'ibindi byose bizaba bifite aho biri kurwanirwa hanyaho ubwo ni hehe oya barakubeshesha bizaba bifite ahantu biri kurwanirwa bya nyabyo ntabwo ari intambara izabireba uriya mukristo kiriya gihe mu yandi magambo uw'ibi bintu bitari buhitane ibi biza byo gutoteza itorero gutecaringa itorero uwo bitari buhitane niwe wa wundi muri imyaka 2 aha uzaba uhagaze hariya Imana ivuga ngo mu Rwanda mpafite umupantekote mu Rwanda mpafite umuntu uhiye wuzuye umeze neza haleluya ushimwa n'Imana ndetse n'abantu aha rero niho azavuga ijambo rivuga ngo yemwe riri muri Luka singibuka neza ariko abantu baze ko barahita bahamenya ni ijambo rivuga ngo nimwe mwagumanye nanjye mwihangana mu byo nageragejwemo byose kubw'ibyo mubikiwe ikamba 2027 yes guhera kwa 6 gusubiza hejuru iki kiganiro nikizavaho umva nzakwita nanjye ndagishyira hafi telefone niziba zikiriho cyangwa zitakiriho azaba ari ubundi buryo ari kuzambura 2027 ibi bintu bibaye na byiza babijyana muri Google bakabishira muri email bakabibika ahantu kuko ibi mvuze bizasohora ubu ni ubuhanuzi bw'isi ntago ari ubuhanuzi bw'isibo cyangwa ubw'akagari
hari igihe uhura n'umuntu ati wakana we bite, nje narambitsweho ibiganza mu buryo buri private, ndi umuhanuzi usengeye. None bibaza ibintu ndi kuvuga ndi inyuma y'itorero, abantu barabyita ubuyobe. Okay, ubwo buyobe rero niho nshaka ko ariho bakomeza gutanira, nyuma yaho bakagonga igikuta. Inyuma y'itorero no guhanura ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo utenze umuntu mukuri no mu mwuka umuhoye igifatika, impano zirahagarara. Amahame yo gutenga ndayazi. Igituma umuhanuzi aceceka, ni umuhanuzi wahuguye ntahugurike, ukamuteza bene so babiri akanga, ukamujyana muri komite bikanga, ukamuhugura akanga. Iyo umutenze ukamushira inyuma y'itorero ntiyemerewe guhanura. Ariko iyo umuhohoteye isoko y'ubuhanuzi ntaho ijya. Yadudubize. Abanenze rero bamenye ikosa bakoze. Ariko se bora tuvuga n'urugero ADPR ramutse guhamagaye kububwira iti rero ibintu uri kugenda uhanura bireke, turakugarura mu itorero rwose, ibintu by'urusaku byihorere, ntabwo wabireka? Ibyo byaba ari kumwe abandi babwiye ngo ntutere haleluya turaguha ikiringiti, nabwa ngo mugumane ibiringiti byanyu haleluya nzitere. ADPR ni idini rega, ntabwo ADPR, ntabwo ngewe irembo ringeze i Yerusalemu mu murwa mukuru w'abera, ntabwo binyura muri ADPR. ADPR nyicayemo, sibyo? Fite isezerano, sibyo? Hari amafite isezerano, ngewe mafite n'inkoni y'ubushumba, bazarebe ko nzapfa ntashumbya ADPR. Ukaba representase? Nindeke kurepresenta niyo nayobora umudugudu, isezerano riba risohoye. Ubu se nabuze amavuta nyemerera gushinga idini? Ngewe ndwanya aho nzicara, se wababonara aho nzanywera amatura urumva nahahiga. Ntabwo uzapfa. Theogene nibishaka kirazira bibaza impamvu ntarashinga idini, kandi amavuta yo kurishinga ndayafite, n'umuhamagaro ndawugira. N'abampanuriye barenga 100 narabiyamye, n'abampamagaye banyimike narabiyamye. Ndi umwana w'itorero ADPR Pentecote, isuka y'umwuka turarindiriye. Niba umunyamubira ntenze, umunyamwuka najyaho azankura inyuma y'itorero. Ni nje nyine suri inyuma hariya. Riziki saziziki, sigira inshuti saziziki, Masumbuko saziziki, n'abandi. Ukuboko kuzadukura inyuma turakurindiriye. Uyu siwe twari tuzi ko azaza. Ubwo nje kwiyahuza ibintu by'ibiyobyabwenge by'amadini n'amatorero ntazi iyo bivuye. Ndi umupantekote pi, mu mano, mu magufwa, mu misokoro no mu maraso. Ntacyo wakora rero ngo ndwanye ni igiti ntacyo. Hako uyu munsi uzi ikintu nakunze, uyu munsi ibintu byose wavuze none ukeye mu maso. Nezi ko nta kibazo mfite, sindwaye, ntawe duhanganye, sibyo? Umuntu ahungabana afite ibintu bituma ahungabana. Sindaha kugambanira igihugu cyanjye, ukivuze nabi nkagufata ndaho nakujyana n'injyo haza. Nje nagutungira n'agatoki. Nta sezerano ryo kuba muri Amerika ngira, nta rya Canada Imana yambwiye, nta gihugu cy'Ubwongereza iravugana nanjye, yambwiye ko izampera umugisha mu Rwanda. Uramvugira igihugu nabi ushingiye ku ushaka iki? Ntago nagukundira. Hanyuma Theogene, turi kugana ku musozo. Yes. Nk'umuhanuzi wagiye ubona ibyo bintu byose, hari ibintu utambwiyeho neza. Ibintu wambwiye uti newe nagiye mu ijuru mpura. Icyo kiganiro uzagitegura. Mujya mubesha abantu ngo iyo umuntu apfuye ngo imirimo igenda imuherekeje. Have genda iyo topic uzambwira ari wo mwanya. Mu ijuru hameze mu ijuru ni iki? Ase koko wagezeyo? Ndahiye uhoraho mu ijuru nararitembereye. Niba ufite amatsiko yabyo ntabyo nkubwiye, uzategura ikiganiro cy'uburyo nagiyeyo. Kandi nari ndi muzima, ntago nge nari napfuye. Ikintera rero confidence iteye irya, iwanjye ndahazi. Wagezeyo? Iwanjye karitsiye yanjye, umudugudu wanjye mu ijuru. Ngukumbuje ijuru mu bintu muntu uri kuri yicano.
ngo kumbuje ijuru niba hari ahantu nabonye Vision City urayizi Nyarutarama ni abantu bihaye tega amatwi abantu ntibanyumve nabi ngo ndayisebeje ariko ni heza nayibonye ugereranwa n'ibibuti by'inkwavu ugereranyije no mu ijuru ugereranije no mu ijuru byo ntabwo wabihuza aho ukandagira amatara akiyatsa waterura ikirenge akizimya iwanjye ndahazi papa wanjye ndahazi kuza umbwira rero ngo ndapfuye ngo ibiki n'ibiki ngo ako kana ngo mugahamagarire ribu sitwaye iki murangira ngiye nkubwiza ukuri uzampamagare kuri telefone nziza ntuzirwe umena esanse dore ko yanahenze ntago ndi umwanzi w'igihugu jewe ndahanura ibiteye ubwoba niyo yambwira ngo hanura ko isi yubamye nkanswe umudugudu wabivuga nese ariko umwami uri hejuru y'abandi bami yavuga ukatinzamo yavuze iki kiganiro uzambabarire tugikore rwose kandi tuzagikora aricyo cyonyine turi gukora nibaza ko n'ibintu byo kukubaza ngo gutya na gutya bizaba byarangiye ni ijambo ry'Imana nabyo umuntu arifata ngo Adamu na Eva ngo bari mu ngobyi ya Edeni iruta mu gitanda cy'umugore n'umugabo mwayikuye ntayibaho ni ukubesha ibyangiritse mu buriri mo hariya muri Edeni hano hanze byarangiye nubona umupasiteri ugushumbye umugore watamwicaye iruhande ku ruhimbi uzasohoke muri iryo muri urwo rusengero kubera muri Edeni niho amavuta ajyana umugore n'umugabo ku ruhimbi aturuka tera hareruya wamuraje ku nkeke inkokora zenda kumumena agatuza ntabwo izamuka kase mwabayemo ntabwo igenda Imana yaransuye ku buryo nta joro nini na rimwe ndarangiye nyine kiranazira ubu sindi imbere ya kamera ibyo nakosheje waraza ambwira ati hano ahita mpumurongo mfite umujyanama mwiza cyane cyakora ngiye nkwifurije kuguma mu mavuta nta naho najya Imana ikarushaho kuguha ariko nimba tumira mukabona nzanye invitation muzashiremo agatege kuko ntago nzabikuvugira yes abantu barabeshya ko jewe ndashima Imana oya inzu ya wenyine iragusakuriza irabeshya uzi ku ifoke ya wenyine uzi kurya ukumva uri muri isakurizo turi kugana ku musozo nk'umuntu wahanuye ibyo bintu byose n'ibindi utatubwiye uzatubwira mu kiganiro cy'ubutaha ni iki uri guteganya wowe nyuma y'ibi byose yuko hari ibyo uhanuye bimwe bikagenda bigaragara wenda ibindi tubizi niba bizahanura reka tubitege nako ntituzi niba bizasohora reka tubitegereze wowe ni iki ugiye gukora njyewe Theogene ni ibintu bitatu icya mbere abantu banyumva uko bashaka nta nushinzwe kumva uko navuze ngo abigendereho n'uburenganzira bwe ndimo ndasenga Imana impurugo rufite itandukaniro n'urwakuweho yego noneho Imana impuze n'umuntu uzandindira amavuta kuko yayamena cyangwa akayarinda ni ibintu bibiri Imana impuze n'umukobwa uza agaciro k'amavuta yego icyo ni kimwe icya kabiri mfite intego cyane ko message z'aba bagabo maze iminsi mvuga n'abandi basa nabo zararangiye yego ntazagire n'uzongera kubimbaza ibingibi kuko ubuhanuzi bugira aho burangirira byararangiye ubwo umuntu uzongera kumamagara muri social media azamamagara atizana Bibiliya tuvuga ijambo ry'Imana yego uwo nzamwitaba ariko undi uzongera kumamagara afite ibindi ashaka kumbaza ntago bizavamo yego nukenera ubwo message yatambutse yego hanyuma nkomeje kuririra umurimo w'Imana n'abantu b'Imana by'umwihariko igihugu cyanjye cyambyaye yego sibyo ndakumva Bibiliya iravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaye
hanyuma ikindi nkunda abana banjye nkunda abana uretse n'abanjye nkunda abana yego mu buzima bwanjye ubundi bwite nkunda abana yego iyo utwana turi gutamba duseka tunsakuriza cyane nk'iyo nagiye kubazana bakurira intebe bakazanduza nshimishwa nuko mfashe ako se koko turaza kujya kureba nyine ugiye kuba ushopingira abana ikosa nakoze ni rimwe ni ukubanza kubivuga ntago ndi bujyeyo ntago ndi bujyeyo ntacyo bitwaye n'ubundi mbahahira ntawe najyanye nawe biri mu nshingano zanjye nk'umubyeyi ni nabyo byiza ariko gusa ni itangazo ntanze ndamutse mbonye abana banjye muri social media ufite uburenganzira 100% rwose ndavuga bakansakuriza bakantera amabuye ibyo biri mu burenganzira bwabo yego Joel Ezekiel Juste n'undi uwo ari we wese ndamutse ugize umwaku kamvuga ngo Imana yagukuyeho amaboko yagutanze yego nkaramuka mbonye abana banjye wihogora Sharoni na Irakoze Raki muri social media ntago njye sinjya mvuga ngo narambika gakiza n'ubundi kaba kadahari ariko aho icyo nagukorera mu mateka ni wazakibagirwa ndi umubyeyi mfite inshingano zo kwita ku muryango wanjye gutandukana n'umugore ntaho bihurira n'ubuzima bw'abana banjye yego oya abana bo bagomba kubaho umwana erega nzamukenera ejo yaba gavana ejo yaba poso ejo yaba undi muntu mbonereho kubwira n'abagabo muhimira abana kuri ba nyina mufite amakosa iyi message nyemereranye itanga yego kananga ubu butumwa gutandukana n'umugore ntabwo ari ihame ryo kubabaza abana yego kuba umugabo agusize wikubita abana kuko se yagutaye se w'abana yagusize ibi bintu ni bibi igitenge umwana isa ataguhaye birashoboka ko uyu mwana yazakiguha yego ubuzima utabayemo birashoboka ko uyu mwana yazabuguha yego niyamye abantu bashaka kunyinjirira mu buzima bw'abana uzakenera kumenya amakuru yabo azampamagare ndi papa wabo yego hanyuma nsabe abantu mukunda u Rwanda mukunda igihugu mukunda abanyarwanda muze tujye ku mavi dusenge rwose kandi na Bibiliya avuga ngo nihagira ikintu wenda tuvuge kidasanzwe niko Bibiliya ivuga ariko abantu bitiriwe izina ryanjye bagahaguruka bagasenga nanjye nzururuka mbakiza ibyago hari ibindi se ngira ngo rero wakifuza nimero y'uyu mugabo Theogene reka nyigutangire yego umuntu wakifuza nimero ye ku muntu uri hano mu Rwanda nibisanzwe ni 0788801002 iyo iba no kuri WhatsApp no kuri mobile money nta kazi ngira mu Rwanda oya ntawe nziba nge nta kazi mfite kandi Theo nukuri humura icya kabiri umuntu utari hano mu Rwanda wifuza kuvugisha Theogene hari abantu usanga baba batabizi hari nk'umuntu wavuze ngo ngumva nguzi ko nkora subscribe iwawe ngo buri munsi nkora subscribe urumva ko ntabwo babizi ndi twanamurenganya rero ku muntu utabizi ushaka kuvugisha Theogene ariko atari mu Rwanda urabanza akamenyetso ko guteranya cyangwa se please se ndabivuga guteranya nyine 2 5 0 7 8 8 8 0 1 0 0 2 yes uko mbivuze uko nguko nubikurikiranya biracamo birakunda hanyuma Theogene turagushimiye asante kandi Imana ikurinde urakoze kandi nukuri uzanabone twifurije n'iherezo ryiza ako kantu karuta ibirayi ukire na hano ku isi hari indirimbo tujya turirimba ngo umukiza wacu ashobora no kutunezeza mu isi Imana ikunezeza iguha ibintu byatuma umutima wawe unezerwa kandi nibitameze neza Imana ibikosora
hanyuma ugire amahoro Mm. turagushimiye cyane Amen.